Nongeye kubasuhuza nshuti z'umusaraba Yesu nashimwe cyane, ndabakunda cyane. Umurage community Obededom Frodowari nkuko bisanzwe tujya tubagezaho inkuru zitandukanye, ariko abari mu rwego rwo kubaka sosiyete turimo ndetse n'ubwami bw'Imana. Hanyuma uyu munsi dufite inkuru ivuga ku mugabo wandikiye umugore urwandiko, akaba yararwise urw'ububwa mbere yo kugira ngo yiyahure. Uyu ni umugabo witwa Mpamira Mariseli, akaba yaratuye mu mudugudu witwa Kigarama, akagari kitwa Nkusi, ubwo murenge witwa Jari, abatuye mu karere ka Gasabo barahazi. Ubwo yandikiraga umugore we ibaruwa imusezeraho mbere yo kugira ngo afate icyemezo cyo kugira ngo yiyahure. Uyu mugabo bita Mpamira akaba yari umuyobozi w'imishinga muri MRR aho bita Rubingo, akaba ari umushinga ufashwa na Compassion International Rwanda. Uwo mushinga ukaba wita ku bana ndetse ukubakira n'abantu batishoboye. Uko tubikesha igihe.com yabashije kumenya ko icyo cyemezo cyo kwiyahura gishobora kuba gifitanye isano no kuba ku itariki 7 Nyakanga 2021 uyu mugore akaba yarafashwe uyu mugabo akaba yarafashwe asambana n'undi mugore mu gihuru. Mbega ibintu bibabaje cyane. Iyi nkuru ikaba yaramenyekanye ku musozi aho yari atuye, mu gihe ibyo byari bisanzwe bizwi ko uyu mugabo ari umurokore. Bikaba bikekwa ko uyu mugabo impamvu yiyahuye ari uko yari umurokore, agatekereza icyaha yafatiwemo gikomeye cyane. Ahangaha mbere yo kugira ngo yiyahure uyu mugabo yabanje kwandika urwandiko rurerure yandikira umugore we amusezeraho. Aribwo yagize ati, mfashe umwanya kugira ngo ngusezereho, muri ubu buryo mpisemo gukoresha nubwo atari bwo buboneye kurusha ubundi bubaho. Mugore wanjye unyemerere gatoya ufunga amaso wemere ko njyewe Mariseli ngusezeyeho bwa nyuma. Ngaba ko uyu mugabo yiseguye ku mugore we kuri icyo cyaha cyamubangamiye mu gihe cy'imyaka 19 bamaze babana. Byumvikane ko uyu mugabo yaramaze igihe kinini cyane asambana cyangwa se acinyuma umugore we. Aha akaba yarakomeje agira ati, nkwandikira urwandiko rwakibwa kugira ngo hatazagira ukumbaza, haba mu muryango, abana ndetse n'inzego bwite za leta, kuko urugendo ngiyemo sinigeze nduteganya cyangwa ngo ndutegure. Nta n'umwe nabibwiye, niyo mpamvu nshatse kugenda nsezeye, kuko ugenda ntawe umuhagarika. Ahangaha bikaba bivugwa ko iyi baruwa yuje amarangamutima yanditswe n'uyu mugabo bita Mpamira, ikaba igaruka cyane ku butumwa yasigiye umugore we. Umugore akaba yitwaga Mama Kevine, kuva ku kwita ku bana, kugira ngo yite ku bana akagira gute, akaba azashimira abantu ngo bamugire neza kugeza ubwo azazirikana kwishyura abantu uyu mugabo yaraberemo imyenda. Bikaba bivuga ko yari ifite agaciro k'ibihumbi 968 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo rero witwa Mpamira akaba yarasoje ibaruwa ye agira ati, abo nagiriye neza namwe muzayigirire abandi, abo nagiriye nabi muzayigirire ubutwari, mumbabarire. Ahangaha uyu mudamu izina agiye kwitwa rikaba rifite igisobanuro gikomeye. Aha bikavugwa ko azishyikirize Imana kugira ngo abashe gutsinda ndetse ashoboze. Ahangaha akaba yarasoje asaba umugore we imbabazi. Nyuma yo kugira ngo yandike iyi baruwa yashyizweho umukono ku itariki 13 Nyakanga 2021, akaba yarahise ajya kwiyahura. Ahangaha abantu batandukanye baba baragiye batanga ibitekerezo kuri iyi nkuru yisomye ku gihe. Ahangaha ni ukuvuga ngo hari umuntu umwe wanditse ngo, iyo usomye ibyandikwa mu binyamakuru hari uwiyahuye kandi ngo abanje kwandika urwandiko asezera. Usanga biyahura muri ubwo buryo bwose bahuriye ku ntege nkeya zimwe. Ahangaha kutamenya kwiyakira ngo yemere icyaha cye agisabire imbabazi. Uyu watanze komantere yakomeje agira ati, buriya iyo wagize intege nkeya ukwiye kumenya ko n'ubundi utaribuye cyangwa igiti, ukamenya gusaba imbabazi abakomerekejwe n'ibyabayeho, kandi ugafata umwanzuro wo kutazasubira, kuko nta wibwa kabiri.
undi akaba yaragize ati umugambi wa Satani iteka ni ukubona umuntu w'Imana yamwambika icyasha. Imana yo niyo mugenga wa byose, niyo izi ukuri kose, abasigaye mukomere, Imana izi impamvu ya byose. Hakaba undi wavuze ngo gusa mujye mureka gucira urubanza, burya umugabo ugiye gufata umwanzuro nk'uriya aba hari ikibazo. Gusa abantu bafite ibintu bitandukanye, ibyo niryo development. Mwumva wa mugani wa byumva uhore. None se iyo mwumva ngo muri Amerika bariyahura nuko ari ibicucu, ahubwo inzego za leta nizirebe zishyireho counseling center nibura muri buri segiteri. Undi tujya gusorezaho, dore ko abatanze ibitekerezo ari benshi, hari uwavuze ngo mwaramutseho, ubuzima tubuhabwa n'Imana iciye mu babyeyi. Leta idufasha ishyireho serivisi ya counseling psychology kuri centre de santé no kuri level ya sector. Abantu benshi bafite ibibazo bibasaba ingufu bizagabanya kwiyahura. Imana ifashe famiye ye. Murakoze. Ahangaha natwe Umurage community icyo twavuga ni igice. Ahangaha ikintu cya mbere cyo mu bigaragara uyu mugabo yakoze iki cyaha gikomeye mu myaka 19 yamaze. Ahangaha rero niyo mpamvu tugira inama abubatse kwirinda gucana inyuma, kuko izi ni ingaruka. Ariko nanone se mu gihe cyabaye byagenze kuriya umuti ni ukwiyahura. Icya mbere nk'uko bigaragara ko avuga ko yari akijijwe, icya mbere yakagombye kumenya ko Imana ari umutunzi w'imbabazi, kandi amaraso ya Kristo ari isoko yeza abanduye. Bityo byari kumufasha uyu mugabo bigatuma atiyahura, ahubwo akiyakira agasaba imbabazi, akihanira kureka, kuko hari abandi bantu babaye muri ubwo buzima ariko igihe kiragera baza kwihana, ndetse Imana irabababarira. Cyane cyane ahangaha twavuga muri Bibiliya umugabo bita Paulo, nawe Bibiliya igaragaza ko yari umunyabyaha ariko yaje kwihana, Imana iramubabarira. Rero niyo mpamvu uyu mugabo nawe yakabaye yihangana agasaba Imana imbabazi ndetse n'umugore we imbabazi, ubundi akababarirwa. Hanyuma rero Umurage community nitwe twabagezagaho ubu butumwa. Murakoze cyane. Shalom shalom shalom.